Mwaramutse kandi Yesu nakomeze abaho umugisha kandi mukomeze mugubwe neza. Ni muri cya kiganiro buri gitondo hamwe na Yesu. Nizere ko mwaramukanye Imana kandi mufite impamvu nyinshi zo gushima, biracyariho ni byinshi byatuma tuza imbere y'Imana dushima kandi buri gitondo tukayihereza icyubahiro. Ejo twarimo tureba ijambo rivuga ngo ni gute wahagarara mu bihe bigoye ugahagarara neza kandi ukanesha. Kimwe ni ukwibuka yuko ibihe bihindagurika, ntibigutere ubwoba, ibyo urimo n'ejo bizasimburwa n'ibindi, ibyo uri kunyuramo bizasimburwa n'ibindi, nabyo bihanyure bigende bigusige uhagaze n'ubuze Uwiteka Imana yawe. Hanyuma rero twarebye neza yuko Kristo ari we uturwanirira mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye, kandi we ntahinduka, ahora ari we. Ibihe ntabwo ari Alufa na Omega, ariko Kristo ni Alufa na Omega. Imana ni ishimwe cyane. Uyu munsi rero turaza kureba irindi jambo rivuga ngo gendana n'Imana mu bihe byawe. Ibyo ari byo byose ugendane n'Imana. Twabonye ngo ijambo ry'Imana twasomye dutangira iki cyigisho riravuga ngo buri kintu cyose gifite igihe cyashyizweho. Buri kintu cyose, ikintu cyose gifite igihe cyacyo, kandi buri impamvu yose cyangwa se icyaremwe cyose cyangwa se intego y'Imana yose ifite umwanya wayo. Buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. Nimba ikintu cyose gifite igihe cyacyo, nta na kimwe kidafite igihe cyacyo mu isi pe, nta na kimwe kimara imyaka 100 cyangwa 60 cyangwa 70 cyangwa 80 cyangwa 1000. Buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. N'ubu mubona tubwira abantu Yesu azaza kandi azagaruka, ko bose igihe yabereye, ariko nyine nacyo gifite igihe cyacyo. Azaza ntazatinda, ku mugani wa muririmbyi ngo nkuko yabisezeranye natwe azaza. Yesu azaza mu gihe cye, kubera yuko iki gihe cyo kutaza kwa Yesu kizasimburwa no kuza kwa Yesu, kuko ntago kiri permanent. Igihe kirarangira, murabizi ko igihe ari temporary, igihe kirangira. Igihe cyo kuza kikaduha ibyiringiro, niko twabonye igihe kiduha ibyiringiro. Iki gihe tubayemo tunyura mu bibazo bitandukanye, cyangwa se mu byiza byinshi, cyangwa se kuba turi muri iyi si rimwe na rimwe turushya, kuko isi si iwacu nyine, iyo ucumbitse biba ari ibibazo. Reka nongere mbibutse ngo biraduha ibyiringiro by'uko kizasimburwa n'igihe cyo kuza ku mwami. Imana ishimwe cyane. Igihe cyarageze, Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Imana ibayisezerana avuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazava umuntu uzamena Satani umutwe. Bajya mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye, binyura kwa Seti, kwa ba Metusela, kwa ba Enoke, kwa ba Nowa, biragenda birakomera, biza kwa Aburahamu, banyura mu bihe bigoye bigenda bisimburwa n'ibindi bihe. Igihe cya ba Nowa cyararangiye gisimburwa n'ikindi gihe, igihe cya Aburahamu kirarangira gisimburwa n'ikindi gihe, igihe cya ba Yakobo kivaho gisimburwa n'ikindi gihe, cya ba Dawidi kivaho gisimburwa n'ikindi gihe, igihe cy'Abisiraheli i Babuloni cyavuyeho gisimburwa n'ikindi gihe. Tuza kugera mu gihe cy'imyaka 400, ngo ijambo ry'Imana rihingome, nacyo kivaho gisimburwa n'igihe cyo kuza ku mwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo rero ibi birasimburana. Mu myaka 2000 bishize turi mu gihe cy'uko turimo twiga. Yesu yaraje mu myaka 33, yarapfuye asubira mu ijuru. Hanyuma tujya mu gihe cyo kwigisha ijambo ry'Imana. Igihe cy'itorero riri mu gihe cyo kubwira abantu ko Yesu ari umwami, riri mu gihe cyo kubaburira. Igihe kizagera n'iki gihe kiveho gisimburwa n'igihe cyo kugaruka kwa Kristo. Tujye kwimana n'umwami, tujye kwimana na Kristo imyaka myinshi cyane itazagira iherezo. Imana ishimwe. Tuzageza igihe rero iki nacyo turimo kirangizwe n'ikindi gihe. N'ubu uri kugenda mu isi ujye uvuga ngo iki gihe nacyo kizarangira. Ibyo uzabona unyuramo byose ujye uvuga ngo iki gihe nacyo kizarangira. Nikuryohera cyane ujye uvuga ati iki gihe nacyo kizarangira. Ninakubihira cyane ujye uvuga ngo iki gihe nacyo kizagira gute, kizarangira. Igihe rero kirarangira. Rero ibintu byiza rero mu bintu bibaho byiza no kugendana n'Imana mu bihe byawe byose. Reka tugende dusome ijambo ry'Imana riri mu Ngoma ya mbere igice cya 14 umurongo wa 8. Haravuga ngo Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta ngo abe umwami wa Isiraheli yose. Abafilisitiya bose bazamurwa no kumutera. Dawidi abyumvise arabasanganira. Icyo gihe Abafilisitiya baraje buzura ikibaya cy'Abarafu. Hanyuma rero ku murongo wa 10 Dawidi agisha Imana inama ati ntera Abafilisitiya uzabangabiza. Uwiteka aramusubiza ati genda kuko nzabakugabiza. Imana ishimwe. Nuko bazamuka i Bariperasimu
Dawidi abatsindayo. Dawidi ahera ko aravuga ati Imana yahomboje abanzi banjye ukuboko kwanjye nk'uko amazi ahomboka. Nicyo cyatumye aho hantu bahahimba Bariperasimu, kandi Abafilisitiya batayo ibigirwamana byabo. Dawidi ategeka ko bitwikwa. Twagiye ku murongo wa 13. W'ikiye Abafilisitiya bongera kuzura ikibaya, kandi Dawidi yongera kugisha Imana inama. Imana iramubwira iti we gutabara ubakurikiye, ahubwo ubace rubeti, ubarasukireho ahateganye n'ishyamba ry'imitugunguru. Nuko niwumva ikiriri kirangira hejuru y'ubushorishori bw'imitugunguru, uhere kutabare, kuko Imana iri bube igutabariye imbere kunesha ingabo z'Abafilisitiya. Amen. Dusomye amagambo cyangwa se ijambo ry'Imana, ntabwo ryari ryinshi, ariko reka tubabwire ngo kugendana n'Imana mu bihe byawe by'ubuzima nicyo kintu kizatuma ugira ubuzima bunesha. Dawidi rero ngo Abafilisitiya bari bumvise ko yatsinze cyangwa se yimye, bamwimikishije amavuta, nawe yari ageze mu gihe cye. Murabizi ko Dawidi yanyuze mu bihe byinshi. Yanyuze mu bihe byo kuba umwana, aragira intama z'iwabo, anyura mu bihe byo kwimikishwa amavuta, anyura mu bihe byo kuza kuba ibwami, anyura mu bihe byo kwangwa na Sawuli cyane imyaka myinshi, anyura mu bihe byo kujya mu ishyamba, anyura mu bihe byo guhungira igati kwa Kishi, anyura mu bihe byo guhungira mu Bafilisitiya, anyura mu bihe bikomeye cyane, anyura mu bihe yahizwe n'umwami Sawuli bimwe bikomeye. Urabona kuri we ibihe byo gusukwa amavuta byasimbuwe no kujya ibwami, bisimburwa no guhigwa, bisimburwa no kwangwa, bisimburwa no kujya mu ishyamba, bisimburwa no guhungira mu Bafilisitiya. Ibihe biragenda birasimburana koko, ibintu birasimburanwa kwa Dawidi. Ariko igihe kiragera rero, iki gihe tugezemo ngo Abafilisitiya bari bamenye ko Dawidi yagize ate, yimikishijwe amavuta. Iyo wimikishijwe amavuta rero gato cyane, Abafilisitiya barabimenya, ntago babireka. Abongereza nibo bagira umugani ngenekereje mu Kinyarwanda, uravuga ngo intambwe nshya abadayimoni bashya, cyangwa se umwanzi mushya. Intambwe yose ugezeho umwanzi aba yayibonye, ni mushya nyine, nawe adeployinga abandi bashya bo kuza kukurwanya, batandukanye n'intambwe wari uriho nyine. Nimba umuntu yiganyira iby'ubuseribateri, afite abadayimoni bamurwaniriza mu buseribateri, niba bakorwa nyine bazamuha abo abashinzwe kurwanya ingo. Nimba umuntu yari mu bushomeri, afite abadayimoni bamuteshereza umutwe mu bushomeri, nabona akazi nyine azabona abamurwaniriza mu kazi. Nimba umuntu yari ariho ari muri rubanda rusanzwe, umunsi akaba yagiye mu rwego rwo hejuru, abo yari afite muri rubanda rusanzwe, abo ngabo basigaye aho ngaho, azabona abashya bamurwaniriza muri iyo myanya yo hejuru yagiyemo. Dawidi rero ngo nawe yimikishwa amavuta, Abafilisitiya barabimenya, aravuga ati yimye, ngo baramutera, baraza kumurwanya, ngo buzura ikibaya cya Abarafu. Hanyuma Dawidi arabafesinga, nawe ngo arabasanganira. Ikintu rero gikomeye nashatse kuvugaho ni hariya Dawidi yagishije Uwiteka inama. Ese mbatere cyangwa mbyihorere? Turi ku ntego ivuga ngo kugendana n'Imana mu bihe. Dawidi ageze mu bihe byo guterwa n'Abafilisitiya, yiviriye mu ishyamba, ageze Imana bamwimikishije amavuta, ariko ntago birekeye. Umufilisitiya ntajya arangira, ahora gushakisha. Umwanzi ntajya arangira. Niyo mpamvu ibihe bisimburanwa nyine, ibyiza n'ibibi birasimburanwa, kuko Satani aba ari mu kazi, nawe aba arimo akora ibye. Na data rero akaba ari hafi ngo aturengere kandi aducungure nk'uko twabibonye. Mbese duhagararanye twembi, umubisha wacu yabandi. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Nawe ntawe ubaho. Dukurikije urukundo yadukunze rwatumye atumenera amaraso, ibindi byose biroroshye cyane. Imana nibaha umugisha. Hanyuma rero Dawidi agira igihe gikomeye cyane cyo guhangana n'Abafilisitiya, ariko ngo agisha Uwiteka inama. Imana iramubwira ati batere kuko nzabakugabiza. Kabiri, Abafilisitiya ngo bamaze kugenda ntibanyurwa, ngo barongera baratera buzura ikibaya. Dawidi abaza Uwiteka, ese noneho mbatere? Noneho Uwiteka aramubwira ati ntuze kubatera gutya gusa, bazenguruke. Hanyuma unyure ku ishyamba ngo ryarimo imitugunguru, hanyuma uraza kumva urusaku hejuru y'ibyo biti, umenye ngo niwuza kumva guhinda, umenye ngo namanutse, ingabo z'Uwiteka zaje gutabara. Imana ishimwe cyane. Nutagendana n'Imana mu bihe byawe, ntabwo uzabasha gutsinda no kugira ubuzima bufite intego zigerwaho. Kugira ngo ubashe kugira ubuzima bunesha, nuko ugomba kugendana n'Imana mu bihe byawe. Mbere yo gukora ibintu, banza ugisha Uwiteka Imana inama, mubaze ngo mbese nibyo, mbese mbikore, mbese niko kuri. Nujye kujya ahantu, banza usenge. Ibyo ugiye gukora byose banza uba ugisha inama.
rero urugamba Dawidi yari azi aho barurwanira. Urugamba ntabwo rurwanirwa kuri shadow batayi, cyangwa se mu kinyarwanda ntabwo rurwanirwa aho barimo barasanira. Aho ngaho ntabwo ariho barurwanira. Urugamba rurwanirwa ku meza iri mu cyumba cyangwa se itegure. Icyumba gitegura intambara nicyo kinesherezamo intambara iri bubere hanze kuri teri. Dawidi rero muri icyo cyumba gitegura intambara nta bajyanama benshi tubona yari afitemo muri icyo cyumba, ahubwo yahamagaye Imana avuga ati vayo tujye inama y'urugamba. Abafilisitiya bateye, ndabatera gute? Ku nshuro ya mbere iramubwira ati batera ibisanzwe. Ku nshuro ya kabiri aravuga ati noneho rero dore ku ikarita, dore ikarita uko imeze. Kumwe nyine iyo abantu bagiye mu ntambara bashushanya bakamenya aho bari bunyure n'aho bari buhere umwanzi, Imana nayo ni ikarita, dore ikarita uko imeze, dore bari ahangaha, uze kubanyura gutya ubace ruzigo. Hanyuma ntuze kubatera ubafesinze, ubazenguruke unyure kuri ririya shyamba, aho ni ikarita Imana iri kumwereka, ariko Imana iratangaje. Haleluya. Hanyuma nurangiza kugera kuri ririya shyamba, uraza kumva naza kumva nohereje ingabo, uraza kumva ikiriri cy'abasirikare banjye. Haleluya. Imana ishimwe, Imana yagwe icyubahiro. Uraza kumva naje, ubwo rero uhita utera, uraba wabonye backup. Bari mu cyumba gitegura intambara. Imana ishimwe. Dawidi atumira Imana mu nama. Vayo ngira inama, vayo dore ikarita ngiye, Abafilisitiya bari mu kibaya iki n'iki, hanyuma tubigenze dute? Uze kunyura hano, ukate hano, ukate hano, ukate hano, inguke ku ishyamba, uraza kumva imirindi y'ingabo zo mu ijuru, hanyuma ubone utere, ndaba naje gutabara, ndaba mpageze, ingabo ziraba zije muri backup. Rero nsoza reka mbabwire ngo kugira ngo uzabeho ubuzima bushobora kunyura mu bihe bitandukanye by'ubuzima nk'uko Imana yabituremeye, uragomba kuba ugendana n'Imana, ugisha inama Imana. Mu gihe cy'intambara yibwire ko ukeneye backup. Mu gihe cy'ibibazo yigisha inama, ese noneho bigende biki? Mu gihe ubona umwanzi yateye, Satani yateye, mubaza aho uri butere uturutse. Wowe urajya urwanisha izihe ntwaro? Ese nkoresha izihe ntwaro Mana? Guceceka, kwihangana, kugenda kumusatira nkavuga, cyangwa se kuzenguruka ariko bucece ntavuze? Uzamenya icyo ugomba gukoresha nugisha Uwiteka Imana inama, ukavuga ati se mbigeze gute? Hari igihe izakubwira ati zenguruka ariko bucece utavuze, hari igihe izakubwira ati muvuze amakondera noneho urusaku rube rwinshi, hari igihe izakubwira ati noneho rero nyura hano ugenda utere gutya. Nutagendana n'Imana mu bihe byawe, ibihe bizagutwaza igitugu kandi uzarangiza ubuzima bwawe utageze ko icyo Imana yakuremeye. Imana ibahe umugisha rero, reka mbifurize kongera kugubwa neza, wige uyu munsi kugendana n'Imana muri byose. Ese aka kazi ni igihe cyanjye cyo kugatindamo? Ese aka kazi ni igihe cyanjye cyo gukomeza kugakora? Yigisha inama, kuko hari n'igihe uzasanga atari time, uri out of time, igihe cyabyo cyararangiye. Ntushake ko wava. Uwiteka kugira inama muri byose kandi Imana igushyigikire. Murakoze cyane. Shalom, shalom.